amagambo y'Imana twumva ntagarutindira ntagarambiranye ariko wikure n'icyawe umenye ko bimeze bite. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi nayahaye kuvuga ngo ese uri gukomeza abantu mu murimo w'Imana cyangwa uri kubasenya? Amen. Amen. Iyi minsi muri murimo w'Imana turimo, ese abantu barimo gucika intege urimo urabakomeza cyangwa se uri kubabwira amagambo abahugura barangiza? Amen. Amen. Ni amagambo turasanga muri Nehemiya igice cya 2 ku murongo wa 17. Igitabo cy'umuhanuzi Nehemiya ntabwo ari Yeremiya, ni Nehemiya igice cyaho ni icya 2 guhera ku murongo wa 7. Nehemiya igice cya 2 ku murongo waho wa 17. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Amen. Amen. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Twari kuri paji ya 458. Mera ko ndababwira nimurebe ko tumeze nabi, ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Muze twubake inkike Yerusalemu itagumya kuba igitutsi. Babwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye, baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya w'umugaragu w'umwamoni na Geshumu w'umwarabu babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta rugo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. 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 Ngo umutwe w'amagambo avuga ngo ese uri gukomeza abantu ngo bubake cyangwa se urimo urabasenya? Amen. Hano Nehemiya yarimo arakomeza abantu ngo bubake. Hari agakorasi kari nk'aya magambo, Nehemiya komeza wubake, nubwo Tobiya na Sanibalati na Geshumu bakomeje gusenya, Nehemiya komeza wubake. Amen. Nubwo abantu baba bahari ntabwo babura, hari abantu ntabwo babura ubuntu, nta nubwo buri batanabagwanya kugira ngo niho murebera, niho umuntu asuzumire ese ko hari abari kukurwanya uri kubatsinda. Abantu nabo rero bakeneye ku murimo w'Imana ntabwo babura. Hano Nehemiya nawe yarimo arabwira abantu ngo muze twubake amarembo ya Yerusalemu, inkike z'Yerusalemu zari zarabaye amatongo. Mbese ntabwo murabo turi igitutsi? Amen. Ushobora kuza ukagera hariya kuri iyo nzu bavugaga abantu bahize basagiye, umuntu ashobora kubaza ati ariko ubu ni inzu ni iy'abantu b'Imana? Amen. Ni iy'abantu, icyo ni igitutsi, kwabaye igitutsi. Ese bimeze gute? Bimeze nabi, dore ni babandi, icyo ni igitutsi. Ariko ari kubabwira ngo muze twubake. Nyamara hari abari gusenya bagenda babwira abantu akumwenda nk'uko aba Florida nk'uko tubigana bati ariko iranze ishobora ukuntu tuyubaka yakumva umuntu hirya, ariko ayo mafaranga ngo wabuze icyo yamaze, ayo mafaranga ari kuyakura mu mutungo wawe. Ariko kuko umubwiye ayo magambo ashobora kuyumvira ugasanga wa murimo w'Imana ashaka gukora ntabwo ukomeje gukora nawe, kandi ubwo nawe nabyumva gutyo azacika intege, n'undi afite ibitekerezo nawe bigende gutyo. Ariko ntabwo twakwiye kwikigusha ku murimo w'Imana, ahubwo twagakwiye kubaha, tukagendera mu mategeko, tukakurikiza ibisabwa byose kugira ngo dukore umurimo w'Imana tutabaye ikigusha ku murimo w'Imana.
n'Imana. Kuko nahangaha wa Tobiya na ba Geshumu na ba Sanibarati nabo baraje bati ibyo muri gukora nibi. Bashaka kubacira, bashaka kungamo rwangano, bashaka kumvisha ko ibintu bari gukora ntacyo bazageraho. Ariko ngo Nehemiya arababwira ati nicyo kizatuma, maze ndabasubiza ni Imana nyir'ijuru nizatubashisha. Amen. Imana ni imbaraga mu bintu byose dukora, tutari kumwe na n'ikintu twatishoboza. Nawe yarabumvishe, yumva ubwo rwango bafite, yumva ukuntu bashaka kubaca mu macakubiri, ariko araje arababwira ngo Imana nizatubashisha. Ntacyo twatishoboza tutari kumwe n'Imana. Nawe niyo mpamvu yababwirije ngo Imana nizatubashisha. Nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buto, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Baba bashaka kuzana amagambo yo gusenya, ubabwire ko nta mugabo nubwo ashaka kuzanaho ayo magambo, nta mugabane, nta n'urwibutso bafite. Uretse gusenya gusa nyine nabo ubwo bazahemberwa ibyabo, ariko wowe ngo kuko Uwiteka ruzakubashisha, nicyo kizatuma uhaguruka ugakomeza kubaka inzu y'Uwiteka. Amen. Reka turebe ijambo riboneka mu Baroma igice cyabo cya 13 ku murongo wabo wa mbere. Igitabo cya 13 ku murongo wabo wa mbere ni paji 132 mu Isezerano. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kugandukira abategeka. Umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware barimo bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma uganira umutware aba yari itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa, ni abakora ibyiza keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Umurongo wa 12, nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirire iki ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Amen. Tugambirire iki ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha mu nzira ya mwene se. Ibyo nahoze mbabwiye. Ariko nuzana ya magambo uzabura gukira igisitaza mu nzira ye. Amen. Nuzana ya magambo kw'abana yanyu yo gusenya, urumva inzira yo kwishyira igisitaza. Kandi ijambo ry'Imana ritweretse ko tutakwiye kugambirira gushyira igisitaza cyangwa se ikigusha mu nzira ya bagenzi bacu, mu nzira ya bene data. Niyo mpamvu rero ibyo dushaka gukora byo gusenya, ubwo turi kuganisha abene data, turi gushyira igisitaza mu nzira zabo. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana. Amen. Ibyo turabizi ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Niyo mpamvu n'abayobozi batubwiye ngo dukore iki, n'abayobozi batubwiye ngo muze twiyungemo imbaraga, dushaka ukuntu twakubaka hano, tuba tutari kubikora, turi kubaganira. Kandi abatware bashyirwaho n'Imana. Ubwo muri make na ya Mana yacu turi gushaka gukorera, ntabwo turi kubigendamo neza. Amen. Kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma uganira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abatanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa, ni abakora ibyiza keretse abakora ibibi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azamushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha umugisha. Amen. Abayobozi, abatware, abantu bose dukorera nyine, nushaka kumutinya ugati uyu nguyu araza kumana, araza kuba igihano, kora ibyiza. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora ibyiza nawe azaguhesha umugisha. Kuko niba mwarimu ari hano, ubwo mwarimu Imana yamuduhaye kugira ngo azaguheshe umugisha. Nukora ibyiza rwose ntabwo azavuga ngo twumvira oya, azavuga Imana imumugisha. Uramugisha avuze ngo Imana iguhe, kuko Uwiteka ari we wamushyizeho, ni umutware wawe kandi arabigusabiye, kuko bigomba
kubaho. Niba ushaka kudatinya umutware rero ngo ukora neza kuko nazaguhesha umugisha. Kuko abatware ntabwo ari abo gutinywa kereka abantu bakora ibintu bibi. Umutware ukora ibintu bibi wowe uzamutinya, ariko umuyobozi wawe nubona ko akora ibintu byiza ntabwo ukwiriye kumutinya, nawe ukwiye gukora ibyiza kugira ngo agushime aguheshe umugisha. Ngo kuko ari umukozi w'Imana ukoresha ibyiza, ariko nukora nabi utinye kuko adatwarira inkota gusa. Amen. Nukora nabi, nudashaka gukurikiza amategeko, nudashaka gukora iby'Imana neza, ngo utinye kuko ngo ntabwo atwarira inkota gusa. Amen. Inkota rero iteka izabara, nawe inkota rero atwara ntabwo ari iy'ubusa. Nudakurikiza amategeko ye nyine nawe utinye, kandi ko uzareba umuntu uri mu mafuti, umuntu uri mu makosa, nawe ubwe n'iki mwabumva. Ashobora no kubona umuyobozi agakatira hirya kuko azi atakurikije ibisaba, atubahirije amategeko. Ariko ngo nukora ibibi inkota yizakuza kuko ntabwo atwarira inkota gusa. Amen. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka utabiterwa no gutinya umuntu ucinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Amen. Irindi jambo ry'Imana twasanze muri Yesaya bagusomeye igice cyayo cya 54 ku murongo wa 14. Umurongo wa 14, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si njye uzaba ubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Dore ni njye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agacuramo icyuma akoresheje umuriro we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Amen. Ngo ururimi rwose ruzaguhagurukira, n'uba warashimwe n'Uwiteka, warakoze bya bintu bikwiriye utarumve ya magambo ashaka gusenya, ngo ururimi rwose ruzaguhagurukira ushaka kurwanya mu ndimi ko hehe ngo uzarutsinda. Ngo kandi ngo bazaterana bakuvuga atari Uwiteka ubateranije, ariko n'ubundi ibyo bazakuvuga byose ndazaba ari ubusa. Amen. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, uzaba kure gutera ubwoba kuko bitazakwegera. Amen. Ibiterwa ntabwo bizakwegera, ntabwo uzaba uri umugaragu w'Uwiteka, Uwiteka yemeye ko ibiterwa bikugeraho, ngazabifatira kure, ntabwo bizakugeraho. Ahari bazaterana ariko si njye uzabateranije, uzagukoraniraho wese azaba ari wowe azize. Amen. Urumva natwe ko nta Uwiteka barinze. Abantu bose bazaguteraniraho, abazashaka kuza wenda ngo bashake kukurwanya bazaba ari we bazize. Nawe uzakubita ariko Uwiteka azabafasha, azabagwisha kandi ari we bazize. Dore n'ibyo urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agacuramo icyuma akoresheje umuriro we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Amen. Ariko nta ntwaro yose bacuriye kukurwanya, bya bintu byose bavuze ngo uriya mupfa, uyu mutego wo ngo nutamufata ngo uzamufata. Hoya, intwaro zose bacuriye kukurwanya nukurikiza iby'Uwiteka ukaba urimo neza, nta na kimwe kizagufata. Amen. Bazashaka hirya, bashaka impamvu, bashaka iki, bashaka ibyagushinja by'ibinyoma kuko nabyo bihari, ariko kuko nabyo n'ibyo biri mu ntwaro bazaba baracuriye kukurwanya, ngo nta n'imwe izakurwanya. Amen. Nta n'imwe ntwaro izagutsinda. Nawe nuva mu by'Uwiteka bazaguhiga n'ibyabura, ariko ngo nta ntwaro n'imwe izaguhiga kuko Uwiteka azaba akubereye maso, nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagutsinda. Kandi ururimi rwose ruguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo
murage w'abagaragu b'Uwiteka. Amen. Ibyo ngibyo ni by'abagaragu b'Uwiteka barazwe ko indimi zose zakura leta zagutsinda, nk'intwaro zose baturi kukurwanya nta n'imwe izagutsinda, nta n'imwe izakugeraho. Amen. Uwiteka ngo n'abahagurukiye kukuvuga, abahagurukiye kukurwanya, Uwiteka ngazabagwisha hasi, bazagwa hasi ari we bazize. Amen. Urumva ko rero kuba mu by'Uwiteka nta gihombo kirimo. Ibaze kuri ibyo byose waza ukabura aha hantu, ariko babandi bashaka kuguhiga bose za ntwaro ya mitego bateze, ugasanga Uwiteka yose yariteguye. Kuko wabaye mu byayo ntabwo ugomba gutuma noneho na babandi b'isi bashaka kukubona, bashaka kukuguha amenyo bakugeraho. Amen. Ntabwo Uwiteka azabyemera, kuko uyu nguyu ngo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Twatwe byinshi, umvishe byinshi, Beteli yatubwiye ngo kubw'abantu ntitwari kubaho, kubw'abantu ntitwari kurama, kuko bo bahora bategereje ko amaso yacu azengamo amarira. Amen. Wabyibaza kandi ko ukabitekereza ukumva ni kubw'umuntu bakubwiye ngo uyu muntu ntuzatumubaho, n'uwo munsi bakibikubwirusha kurara upfuye, ariko ngo kubwabo ntitwari kubaho, ntitwari kurama, kuko ibyabo abantu bo buriya bose nibabona kuri mu gahinda uzamenye ko ubwo barimo baraserebura bwa bya n'imboga bisi bishima uko bubabaye. Amen. Ariko rero ku bwabo ntabwo twari kubaho, tubayeho kubwo umugambi w'Uwiteka ari n'uwateye korasa ngo ntabwo tubayeho kubwo umugambi w'abantu. Amen. Tubayeho kubwo umugambi w'Imana. Urumva ko ibintu byose rero biri n'Imana ni byiza kuri twe. Niyo mpamvu natwe twagakwiye kwigandukira, twagakwiye kuyikorera, kuko ngo nabayikorera uzikorera amaboko. Amen. Ubwo rero nibwo jambo umunsi nari nabageneye, abwirwa benshi akumva beneyo. Ubwo nawe niba hari ibyo wacyura, hari ibyagufasha, waba warifashe ukazavuga ati iri ngiri rizambera impamba. Ese noneho niba nari no gusenya abantu, ntabwo numvishe ko ibi bidakwiriye, ko nakwiye kuba nkasa n'imbarati mwongerere kubavuga turiya muntu ikigusha n'ikigusha, ntabwo nahindura uburyo. Amen. Uwiteka akunda abantu bihana. Icyaha umuntu yagikoze burya kugarukira Uwiteka ni umunyebambe, agira imbabazi nyinshi ngo kandi atinda kurakara. Niyo mpamvu rero twaraguye kure gutyo, twaravuze amagambo menshi cyubahira Imana, twarashatse kugirika abashaka kujya mu murimo w'Imana. Isaha n'isaha yo kugira ngo aya magambo ube wumvishije wumve ko bidakwiriye gusenya umurimo w'Imana, ahubwo twakwiye kuba abantu b'Imana, tugakomeza abari kubaka, natwe tukajya tubafasha tukabaha imbaraga. Amen. Ubwo rero ugiye kubitekerezaho, wumva uruhande urimo, wumve se niba nari naragandukiye Imana mbikomeremo, niba nari narayiganiye nabwo nongere negere imbere yayo kugira ngo mbone ibyiza. Amen. Turagushimira Iteka mutanga bugingo, tugushimira imbabazi zawe, tugushimira ijambo ryawe ugiye kuza ku musozi, reka ijambo ryawe ntabwo rijya rimanukira ubusa n'ukuri data, hanyuma ukaboneka ibyo dukwiye kumva. Reka data aho ushaka gusanga twarabaye ibigusha n'ukuri data, aho ushaka gusanga n'ukuri data twaramubye abantu tukabazaguza ku murimo wawe. N'ukuri Kristo turasabye ngo tubabarire Kristo, utugirire ibambe tudatwumvishe imbabazi zawe n'ibambe kugira ngo bihora iteka ryose. Nafasha buri umwe wese wemeye guhinduka n'ukuri data, kandi n'abari bari mu murimo wawe bakomerezemo n'ukuri Kristo, wahe kuramira kuko ngo tuzabona ingorane ntitutagwisari. Natugerereza kuko uri umwami rero, ukomeze kudukundisha umurimo wawe, ukomeze kutwambika imbaraga zo gukora tubikunze, kuko ngo tuzabona ibihembo byiza. Natugire neza kuko uri umwami kandi uranze, dushimire dukunda n'ibyo bibaho tubambike byawe mu izina rya Yesu wakoze. Amen.